Uyu mwana w'umukobwa uri kureba kuri iyi sikirini yawe, yaje kuba biba bibi, yaje kuba apfa, ariko kandi urupfu yapfuye, uyu mwana w'umukobwa akomeje kubabaza abantu benshi, ariko kandi ari kubabaza abanyarwanda batari bakeya. Uyu mwana w'umukobwa uri kureba kuri iyi sikirini akiri mu isi y'abazima, ariko urupfu rwe Imana izarukurinde, kubera yuko apfuye urupfu rwose rubi, apfuye akiri mutoya, apfuye yari ari gushakisha ubuzima. Uyu mwana w'umukobwa yitwaga ikaze nanone bakunzi ba Hafi Aha TV, kandi reka mbonereho umwanya wo gushimira wowe udahwema guparisipa mu biganiro tugenda tunyuza kuri iyi sheni. Rero warakoze, reka kandi wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro. Yego, turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025. Ngira ngo nta kindi uri kureba kuri iyi sikirini yawe ni umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ntakiri mu isi y'abazima, yitabye Imana cyangwa se yapfuye, ariko urupfu yapfuye nibwo tugiye kuba tugarukaho, ukomeje kubabaza abatari bakeya. Amazina yanjye kandi ni Jeremy. Uyu mwana w'umukobwa yitwaga Samantha Twin Mugisha. Samantha Mugisha cyane cyane yarazwi ku kazina ka Mugisha. Ni umwana w'umukobwa ukomeje kubabaza abanyarwanda batari bakeya, ariko kandi n'abagande, dore yuko yanakoranaga nabo. Uyu mwana w'umukobwa nk'uko nari mbikubwiye haruguru yitwaga Samantha, yavutse mu mwaka wa 2002. Uyu mwana w'umukobwa yavukiye Mukono district, ubwo ni Uganda. Uyu mwana w'umukobwa yize amashuri ye abanza, yiga neza, kandi uyu mwana w'umukobwa yari umuhanga pe, dore yuko no mu bintu biri kuriza abantu ni ukuntu uyu mwana w'umukobwa apfuye yari mutoya, igihugu cyari kimutegerejeho byinshi. Uyu mwana w'umukobwa rero arangije segonderi, yaje kuba yinjira kaminuza. Ngira ngo kuri iyi sikirini yawe urahabona kaminuza yifotoreyeho, niyo yizeho. Yahise yiga muri kaminuza yitwa Makerere University hano Uganda. Uyu mwana w'umukobwa bitewe n'ubwenge yari afite, bitewe n'ukuntu yahoraga ashakisha ubuzima, yumvishe bidahagije kuba yakwiga Makerere University. Yarashakishije, aragumya arapurayinga, kubw'amahirwe abona scholarship yo kujya kwiga mu Budage, muri kaminuza yo mu Budage. Ibintu bigenda neza rwose, umuryango we ushima Imana, inshuti ze zishima Imana yuko rwose ibyo yashakaga, ibyo yifuje cyangwa se ibyo yasengeraga byaciyemo. Urumva yabonye iyi scholarship yo mu Budage, byari ibyishimo.
Bidatinze rero uyu mwana w'umukobwa yaje kuba yurira rutemikirere ajya mu Budage kwiga muri kaminuza ya hano mu Budage. Uyu mwana w'umukobwa agezeyo, bitewe n'ukuntu yari umwana ushakisha ubuzima, ari umwana uba ufite plan B na ufite plan irenze imwe. Yagezeyo rero amenya yuko kugira ngo ugire amahirwe mu Budage ari uko uba uzi ururimi rw'Ikidage. Yagezeyo atangira kwiga Ikidage, shyiraho umwete, ariga amanywa nijoro. Mon frere, hari abantu bakunda kwiga, kandi umunyarwanda yaravuze ngo ntago ngo nta biki iramburura. Uyu mwana rero nawe muri we hari harimo kwiga cyane. Bidatinze rero yaje kuba amenya ururimi rw'Ikidage. Noneho ibintu bye byihutaga nk'ukuntu urupfu narwo rwamugendagaho, n'ibintu yageragezaga gukora byose byamwemereraga. Bidatinze gatoya amakuru mu muryango we baje kuba bakira nuko uyu Samantha yaje kuba yoherereza ubutumwa ababyeyi bababwira ati nabonye akazi hano mu Budage, ubu ngiye kuzajya ndi kwiga kaminuza ariko nkorera n'amafaranga. Umuryango we baravuga ati wow, ubu noneho stress twagiraga, depense twagiraga kuri Samantha ubu ngubu ziragabanutse, tugiye guhanga amaso ku bavandimwe bagenzi be. Samantha ababonye akazi muri kampani y'Abadage, ariko iyo kampani ibintu bya Samantha byatangiye birimo umugisha, birimo n'amahirwe. Iyi kampani agize amahirwe ayisangamo bene wabo b'Abanyarwanda, agira amahirwe asangamo bene wabo b'Abagande. Agezemo asangamo abadamu b'Abagande n'Abanyarwanda n'abagabo b'Abanyarwanda. Biba amata byaya amavuta. Aravuga ati wow, ubu ngubu noneho ngiye gukora ndi i Burayi, ariko kandi ndi no muri Afurika iwacu, kubera ko ngiye kuba nkorana na bene wacu. Ariko kandi baravuga ngo umwanzi w'Umunyafurika ni Umunyafurika. Mu gihe yatekerezaga yuko ari amahirwe agize, ariko kandi kujya gukorana na bene wabo nibyo byago yari agize. Kenshi ibyo twita amahirwe siyo mahirwe, ahubwo ibyo twita amahirwe buriya urebye neza wasanga ari byo byago kuri twebwe. Ageze muri iyi kampani bamwakiranye yombi, akirana yombi. Ari umwana ushabutse, ari umwana ufite urugwiro, ari umwana ufite ibakwe, ari umwana ufite imbaraga, ari umwana ukunda gukora. Ibyo abagabo barabimukundira, ndetse abantu batari bimwe barabimukundira. Nyuma rero icyangiye umuntu gitera agahinda. Nyuma rero abagore b'Abagande babiri ngo baje kumenya amakuru yuko ngo uyu mukobwa ngo hari umubano afitanye n'abagabo babo. Aho ngaho rero niho ibyago byatangiriye. Ibyo yitaga amahirwe, ibyo yitaga umugisha, ibyo yitaga isosi, Satani atangira kubimenamo inshishi. Buriya umuntu mu isi ni habi. Umuntu hari igihe aba yibwira ngo ibintu bigiye gucamo,
ariko kandi ibyo yibwiraga gucamo ariko kandi ari byo bibazo, yinjiye mu bibazo. Aba badamu ikintu bakoreye uyu mwana w'umukobwa ngo baratangiye baramumenasa, batangira kumugendaho, batangira kumurwanya, batangira kumubwira amagambo mabi. Murabyumva nyine, umwana w'umukobwa ari kure ya famiye, nta muntu afite yabwira. Umwana w'umukobwa aragenda arahangayika, ariko kandi aba bagore ngo bamubwire amagambo mabi, abagore ngo bamukanga, ngo bamubwire amagambo y'iterabwoba. Umwana w'umukobwa ngo aragenda afatwa n'ikintu cya stress. Noneho biza kuba bibi noneho kurushaho, aba bagore ngo baza ngo kumusangana mesaje muri telefone ye ngo y'abagabo babo bari bamwoherereje. Jesus Christ! Noneho ngo biba nk'amavuta ahuye na esanse. Noneho kumurwanya birikuba cyane. Umwana w'umukobwa ngo aragenda afatwa n'icyo bita stress, afatwa n'icyo bita mental stress. Umwana ngo kurya biragenda biramunanira, umwana ngo aragenda arigunga. Urumva masikini, abo yitaga bene wabo, abo yabonaga nk'igisubizo, baba bamuhinduye umusambanyi, bamuhinduye umuntu batwarira abagabo. Umwana w'umukobwa aragenda arigunga, afatwa n'agahinda gakabije. Noneho ngo arangije ngo yoherereza ubutumwa bubabaje bwankozeho, ngo yoherereza ubutumwa bwe mama we, ngo aramubwira ngo mama, hano ndi muri iki gihugu nta muntu mfite undwanirira, nta muntu n'umwe mfite unyumva. Mwana w'umukobwa wavutse 2002. Murumva yuko yari akiri na mutoya, ariko kandi ibintu bye bikaba byihutaga cyane. Nta muntu mfite undwanirira, nta muntu mfite unyumva, nta muntu mfite wandefanda. Mu yandi magambo yari ashatse kubwira mama we yuko yagerageje kwisobanura, nta muntu umwumva, kandi bose urumva bamubwira indimo. Uyu mwana w'umukobwa rero ikintu cyaje kuba kiba, ngo yaje kubona yuko ubuzima abayeho bumurutira gupfa. Ikintu yaje kuba akora, ngo yaragiye, murabizi ko mu Budage bakoresha mu binyabiziga bakoresha harimo na gari ya moshi. Ngo yaragiye ku muhanda wa gari ya moshi, amakuru niko atubwira, ngo arangije yijugunya muri gari ya moshi. Ngo bagiye kumva inkuru, abakoranaga nawe, famiye ye, bumva ngo Samantha Mugisha gari ya moshe yamugonze. Ariko murumva yuko mu by'ukuri yari yiyahuye. Ndagusabye nkawe wowe mubyeyi, ndagusabye uyu Mugisha rero nkawe nyine gutya, uri nkawe nyine ufite ubumuntu, ishyire mu mwanya w'uyu muryango wagiye kumva inkuru nk'iyi ngiyi. Umwana yagiye kwiga, ababyeyi bavugaga ati rwose umwana wacu ari kwiga, ari gukorera n'amafaranga, niyo ataba hariya mu Budage yatahana hano iwacu muri Afurika. Uyu mwana afite avenir. Umuryango ngo wose uri kumva nta handi uba werekeje amaso, werekeje amaso kuri uyu mwana w'umukobwa Samantha. Ariko bagiye kumva inkuru, bumva inkuru ngo Samantha arapfuye. Samantha rero aba arapfuye, urupfu nk'uru nguru rubabaje.
ruvuye kuri mental stress yatewe na bene wabo. Ahubwo ubu ngubu ndibaza, ubu nk'aba bagore ubu ngubu bari kuvuga ngo awa bababajwe n'urupfu rwe, aba bene wabo b'Abanyafurika, bene wabo b'Abanyarwanda n'Abaganda, ubu bababajwe n'urupfu rwe cyangwa se bashimishijwe n'urupfu rwe? Ngibyo rero impamvu tuba dukora inkuru nk'izi ngizi, tuba tuzikora n'ubuzima tubamo. Tuba mu buzima bwo kwangwa, tuba mu buzima bwo kugirirwa amashyari, tuba mu buzima bwo gutegwa imitego, ariko kandi rimwe na rimwe Imana bagatega igategura. Rero ni nayo mpamvu tuba dukoze izi nkuru, kugira ngo wowe Imana iba yarinze ikakurinda ibintu nk'ibi ngibi, ikarinda umwana wawe ukabona agiye ku ishuri agatahuka amahoro, ukabona umwana wawe agiye mu kazi agatahuka amahoro. Aba ari igihe cyo gutekereza ukavuga ngo se uyu nguyu we byagenze gutya, nawe yari umwana, njyewe natanze iki kuba njyewe ngiho. Samantha rero ni uko bije kuba bigenda. Reka twihanganishe umuryango we, twihanganishe inshuti ze, twihanganishe Abanyafurika muri rusange, kandi reka twizere ko Samantha tuzahurira nawe mu gitondo cy'umuzuko. Mwakoze kubana natwe muri iyi nkuru. Umunsi mwiza, mugire amahirwe n'amahoro.